Ibi rero bidusigira iki? Ibi bitwigisha ko ukuri kuguma ari kumwe, ukuri ntabwo kujya guhinduka nyine, ahubwo uburyo tugusesenguramo nibyo bitandukanye. Reba ifata ahangaha. Iyi foto uri kubonamo iki? Fata amasegonda makenya ubitekerezeho, ariko mu gihe ukiri kubitekerezaho reba n'iyi ngiyi, irebe neza witonze. Ese uri kubona abantu bari kurebana cyangwa ni ivaze? Reba neza witonze, wandike muri komenti utubwire icyo wabonaga wowe. Ese ni abantu babiri bari kurebana cyangwa ni ivaze? Ubundi tuzi ko ikiremwa muntu gifite ibyiyumviro bitanu. Ibyo byiyumviro nibyo bidufasha kumenya ibintu biri hanze, tukiga, tukumva, tukareba, ndetse ibyo byiyumviro bifite ingingo ku mubiri wacu zituma tubasha kubyumva. Urugero nk'ibyiyumviro byo kumva umuntu agukozeho tubyumvishwa n'uruhu rwacu. Ibyiyumviro bindi tugira dushobora kugira n'ibindi bintu byadufasha kureba, ibyo ngibyo tukabifashwamo n'amaso. Dushobora guhumurirwa ibintu, dushobora kumva ibintu ku rurimi rwacu twumva niba biryoshye cyangwa se niba bibishye, kandi tuzi ko dufite n'amatwi ashobora kudufasha kumva. Ibyo byiyumviro byose rero tubiteranyije biduha bitanu. Bisobanuye ko umuntu abasha gukoresha ibyo byiyumviro bitanu kugira ngo amenye ibintu byose bimukikije. Ariko se muri iyi video turi kuza tukubaza tuti, ese ushobora kwizera amaso yawe cyangwa wakizera ubwonko bwawe? Tugiye kureba hagati y'amaso rero n'ubwonko bwawe niki ushobora kwizera. Si n'amaso gusa kandi turaza kureba no ku bindi byiyumviro. Ese nibyo wakizera cyangwa wakizera ibyo ubwonko bwawe buri kukubwira? Ese byari byakubaho ko nk'umuntu aguhamagaye kuri telefone ushobora guhita ukeka ngo uko byagenda kose uyu nguyu ni mama cyangwa se ni papa, ukaba ubizi neza, wareba kandi koko ugasanga nibyo? Cyangwa se ukaba uri nko kugenda uri kumva akantu k'akaririmbo kari kukuza mu bwonko, wagera imbere ugasanga bari kugacuranga kandi utigeze ukumva? Ese koko birashoboka ko umuntu ashobora kwiyumvamo ikintu adakoresheje kimwe muri bya byiyumviro bitanu twabonye? Yego nibyo byashoboka dira. Kangusobanurire, fata urugero nko wenda tuvuge ukibiwanyu, wenda ubu ngubu ku bantu b'abana nibwo babyumva neza. Hari ukuntu wajyaga wenda wabwira papa wawe ukamubwira ati papa rero uyu munsi dufite kujya gukina, ubwo ni kujya gukina karere nyine ku bana bo mu cyaro ariko mubizi cyangwa nabo mu mujyi barabizi. Akakwemera ko uri buze kujya gukina umupira wenda saa 8, noneho mu gihe ugiye kujya gukina mama wawe umubwira ati ndagiye, agahita avuga ati se urajya hehe kandi biriya byombo utabyogeje. Mu by'ukuri ako kanya ibintu wumva akubwiye wumva bitandukanye n'ibintu wari uzi nyine byo bari bakubwiye, byo papa yari akubwiye kumva nyine ntabwo uri kubyumva neza. Ibintu wari ugabuzi bitandukanye n'ibintu uri kumva. Wenda dufate urundi rugendo none kugira ngo ubyumve neza kuri iriya 200 twatangiranye. Wabonye umurongo wa mbere ufite ubu aro bumeze gutya, n'undi ufite ubu aro bugiye bumeze gutya. Mu by'ukuri iriya mirongo urebye neza irangana, ariko kuba hariho imirongo itandukanye iri kumera byahise bikwereka ko itangana. Rero bivuze ko iyo umuntu uza mu hari ibintu bita icyo bita perception paradox. Perception paradox bivuze kuvuga iki? Bivuze ko ikintu cyose urimo urareba n'amaso yawe, hari igihe usanga nyine ibyo uri kurata ari byo koko wewe nyine uri kubona n'amaso yawe nyine. Ari naho wabambazaga ikibazo se twakizera amaso yacu cyangwa twakizera ubwonko bwacu. Rero kugira ngo wenda dushire amatsiko kuri ibyo ngibyo, hari ubuhanga none bavuga science y'imyakura ariyo tugiye kwifasha kugira ngo ubyumve neza. Ibyo ngibyo kugira tubisobanukirwe neza, reka dukoresha ubuhanga mu by'imyakura nk'uko wari ubivuze. Ni ukuvuga ngo ibyo tubona ntabwo aba ari ibyo tumaje kubonesha amaso, ahubwo ibyo tubona ni ibyasesenguwe n'ubwonko. Ni ukuvuga ngo amaso yacu icyo akorayo ni ugukusanya amakuru yavana mu bidukikije. Tuvuge niba uri kureba igiti, amaso icyo akora ni ukuvanayo ayo makuru ikaza bikayahereza imitsi igatwara ku bwonko. Noneho aho ngaho akazi k'ubwonko niho kaba gatangiriye. Icyo bukora ni ugusesengura ayo makuru bukoresheje ibyo wari usanzwe uzi. Ubwonko bushobora no kudakoresha amakuru bwari busanzwe bufite, ahubwo bukarema amakuru mashya bugendeye ku bintu uri kubona. Ibyo bya perception paradox wari uri kuvuga bibaho mu gihe noneho ubwonko amakuru uri kubuhereza atandukanye cyane nayo bwari busanzwe buzi. Ubwonko bwo icyo bukora ni ukwishakira inzira ya bugufi yo gusesengura ayo makuru. Ni ukuvuga ngo iyo ibintu uri kubwereka biba bigoye cyane, bwo buhita bushaka inzira ya bugufi bukahita buguha ikintu gishobora kuba kitari icyanyacyo. Ibi rero bidusigira iki?
Ibi bitwigisha ko ukuri kuguma ari kumwe, ukuri ntabwo kujya guhinduka nyine, ahubwo uburyo tugusesenguramo nibyo bitandukanye. Abahanga mu by'imitekerereze hari ibintu bakijyaho impaka byitwa extrasensory perception. Urugero muri ibyo ngibyo harimo icyo bita telepathy. Telepathy kugira ngo ubyumve neza ni nk'igihe wumva nk'umubyeyi wawe, urugero nka mama wakavuga ngo ndumva Mary yikoze nonse. Mu by'ukuri washatse kuvuga ko hari ikintu runaka kibi kibaye ku mwana we. Ibyo ngibyo urabyumva ko nyine aho ngaho ushaka kumva ko umuntu ashobora kumva ibindi bintu by'ibyiyumviro udakoresheje bya byiyumviro bitanu twumvishe hejuru aho ngaho. Ikindi kintu kugira ngo ubyumve neza aha ngaha hari ibyo bita precognition. Precognition nayo iri muri ya extrasensory perception. Aha ngaha ni kwa kundi wumva umuntu yarose nk'ikintu cyangwa yarose nka event runaka, ibintu bizaba nyine mu gihe kizaza ariko hashira agahe gato yo kumva ngo bya bintu byarabaye. Ikindi kintu nicyo bita clairvoyance. Clairvoyance nayo ni urugero rwa extrasensory perception. Aho ngaho nijyo uri nko mu muhanda cyangwa uri nko kwigendera nk'ahantu ukumva akarimbuka kuri mu mutwe, kumva uri murarimba akaririmbo, wagera imbere koko ukajya kumva koko ya ndirimbo barayiplayinze. Mu by'ukuri wumvaga nyine indirimbo ikurimo ariko ugeze imbere cyangwa ahantu runaka wumvishe koko barimo bari kuyicuranga. Banzu rero niba wakoze subscribe cyangwa se follow ubundi dukomeze. Iyi video rero yacu nta tuyisoreje ariko nkusigiye ikibazo kimwe n'ubundi. Cya kibazo negeze gukubaza. Ese umaze kumva ibi ngibi tukubwiye, wakizera amaso yawe cyangwa wakizera ubwonko bwawe? Byandika hasi muri comment, tuzahore muri video y'ubutaha. Ciao ciao, ndabakunda cyane.